Yeah. Ako God. Kami. Oui. Vana intoki. Ndagukunda. Iyo ufite ikintu ntabwo ngiye ndi proud yo kuvuga ibintu imbere y'abantu. Kami ndagukunda. I love you. Love you too. Very serious, Kami. Wampa umwanya mu mutima wawe. Ukampa urukundo tugakunda. Akubera umukunzi. Turaza kuvugana n'ufarayo. Nuko urumbwira. Namusi turavugana. Utanyemerera imbere y'abantu no mu gikari urumva harimo kondisiyo mpaka imbere y'abantu. Mpaka I love you. Ahubwo like ariko nyine inyemerera urukundo imbere y'abantu kuko ntabwo ngiye nshaka kugira ngo tuzagende tubihishahisha tubififike kandi ikibazo nawe abantu bose nibashi icyo kibazo can you be my girlfriend? Jewe mbashaka kugira ngo mbishyire ku mugaragaro n'unabaza n'umutima wanjye abantu bazabe babireba. Kami, can you be my girlfriend? I will. Hallelujah. Hallelujah. Banyarwandakazi izuba riva tuvugana I'm no longer single. Nzajya nkora baguhembe. Nakira. Oya zamuvugisha ariho guha nimero ntabwo namuvugisha. Banyarwanda bamara urukundo ubu turi kuvugana I'm no longer single. Urumva? Urabuze? Gemenga ririya zari kukwishyuza inka. Urumva ubu tuvugana Godfather ndi mu rukundo ubu ngubu tuvugana imbere y'Imana n'abantu. Nemerewe urukundo. Sheri. Oui. Nsaba icyo ushaka. Uko ababarira rero mu kiyungu umuntu waguhaye. Godfather iyo umuntu aguhaye umugore umurinka inka yangiriye gahabwa ndabona intambara ndwanye uranutse urakoze cyane. Thank you. Godfather ukuntu turi abavandimwe nkurikije ibinange gukunda ndashaka kugira ngo abantu bose muhurire kuri Kami ndashaka kugira ngo atara tureba ariko uko anagukwiriye. Sandrine Kigomira aramukwiriye Godfather arabizi ko bakwiranye. Ubwireke byakire ko mwese muhandire Godfather ngo Kamikazi niwe yasengeye nabaye inzira yo imugeza ku byo yasengeye none nta rumwe yampinka ariko Kamikazi uze kureba kuri WhatsApp amagambo nakubwiye abantu mwese muri Uganda. Thank you Cedric arihe ayo wambwiye Sande ni Kamikazi nzakubera marene. Cedric uriye ko nakubona Rio ntabwo ari we ni Kamikazi nzaba Fedonel urahari Fedonel ngenza aba marene. Banyarwanda ubu tuvugana Cedric azaba coordinator mureke izo brage ubu turi kuvugana ndi tuzatambukana tureba reka gutanga udutima ubu twerere couple mutwerere couple ndi kumwe n'umwamikazi. Dufite ubukwe bwo gutegura mwa bantu mwe muri December. Mwe muretse gato bantu mukunda Godfather uyu munsi ndi kumwe n'umwamikazi umutima wanjye mwese mu mukanda kuri Kami. Couple niyo uyu munsi ni mugaragaza urukundo mwereka ko uyu mwana azabaje mu muryango muzima wishoboye udatinya kumutanga.
nawe nicyo kugeza igihe uzagenda ukansabira imbabazi kuri uriya mukobwa akongera akankunda. Urumva? Urashaka gusaba imbabazi cyangwa urashaka mukuzanira ahubwo gusobanura impamvu imbabazi hanyuma nawe ukamuvana nk'ibigambo wamushyizemo bitandukanye n'ubundi we. Ntabwo njya nshyira amabara. Muri kubona zino nyashi cyangwa ntabwo muri kuzibona Rafael mu kanya Rafael uyu munsi Rafael ariko se Sonia uri kohereza audio turazumva ryari? Sonia barazumva se gakunda Rafael se kari gushira ahantu hamwe gusa ahubwo bakumanure none se bagushyiriraho kinakaye keza kawe ugomba kuzaba imbabazi Liliyo urabizi ko nagira iki narababaye ashaka ngo ashyiremo hose. Thank you Rafael. Godfather nje ntago nkangura bizi wagahande ndabizi kutanya ngani ariko erega uburetse gato ntago kuba nk'umunda njewe ntagufite irari ry'umubiri ndagukunda nkangara frere uzabyakire wamaze kumbwira yuko wamararutswe urumva njewe ukunda nkangara frere. Thank you Rafael ry'umubiri. Thank you nyine wamaze kumbwira yuko wamararutswe no kamaze kankuvane muri big screen kugira ngo bakurebe sheri kankuvane muri big screen kugira ngo bakurebe TV wagiye muri big screen bakubona ntabwo uri kugaragara ntacyo babimbwiye nese ko n'undi nanjye bayama nkayatanga oya ntabwo wari muri big screen sheri wari muri big screen irari Rafael afitiye nikiririyo uyagenda ntabwo dore kandi kazi nguyu yaje sheri ngamuvugisha uzi ko nta kindi kintu ajya mu busiga vuya kumusha yaringa ngaze hanasobanura. Okay aho manuka zamuke oya turaba turi babiri kugira ngo babitubwire icyari manuka zamuke aramucabiranya aramucabiranya wa mugani aramucabiranya namanuke azamuke kama bazashyireho umuco urumva kandi abantu ndabasaba gushyiraho kamera udashyiraho kamera ndamutumura reka dushaka twumve kamera mu minute nyuma zanyu mwese mwiriwe mukobwa nihereye uraho muraho Godfather amakuru ufite meza yawe amakuru ni meza mbonye ari na sharinga na Lili ndabaga reka nze ndebe ibyabereye aha. amakuru yawe meza umeze neza se? meze neza wowe? nanjye ndashima Imana. Kabano bite? Kami waretse nkakubaza sheri Kabano nawe yarakaye mwarankomerekeje umva Kami Godfather ari kuvuga ngo ngo naraje ngo ngushyiramo ibintu ngo byo kumwanga ngo urangije ngo uranamuboroka ibyo bintu byabayeho ntabwo nigeze muboroka. aha urankunda sumaze kunsebya hano mu bantu nyetenga mike yawe ntuvuye kugambana se ceceka wallahi nese nagambanye navuye aha sande nigeze mva hano nyetenga mike yawe ntuvite telefone ndi mu Rwanda rufite karasharamye mutinga reka kuburana Kami karama makuru meza nakubwiye ko ngukunda ego ufata urukundo rwanjye urufata nk'ikibuti nkanze kujundika yego iyo umuntu akubwiye ko agukunda ukora iki? urabanza ukabyiyumvamo ntabwo wigeze ubyiyumvamo nese ntubizi wowe kuki uje kuri iyi mihanda ntabwo kuza kuri iyi mihanda impamvu ujya agahinda kanjye guheka kanzana ahangaha nagusabye kangahe ngo tuvugane ukanga ariko naragusobanuriye Banyarwandakazi mwabyumvishe Kami ibyo wabitewe reka manze nkwerekere kamaze n'ibikundi ntaraguha agatima murakoze navugiraga muri mute ntabizi Kami kazi yandamukije Kabano karame uyu muntu reka noneho sibyo nubwo ngiwe mba rifite amakuru yanjye ari avuye hirya no hino mfite amakuru ko Liliose yangambaniye kuri uyu mukobwa umutima wanjye wihebeye singu ngiye ntabwo njye kubona atahari yaragiye reka mbabwire abanyarwandakazi Kami nkimara kuvugana nawe na Liliose Kami yahise amboroka ndamushaka ndamubura maze kubwira Liliose ko yamborotse Kami mbona nimero y'igiye available naraborotswe Kami
wampoye iki ko nambwiye ngo sinzongere kuvuga ko ari byo bintu nkunda ko nabireka wampoye iki nukuri nta na kimwe pe nawe nsaba ikintu umwana w'umuntu ashobora gutanga nkiguhe ariko mu mutima yanjye ngaho mbabarira ntabwo nzongera Liliose yabigizemo uruhare nyine ni uko iteka nyine iyo umuntu abahuje ukunda imana uretse gato susenga ego Liliose yigeze acira kari rutega uvuye kwandikirana n'akantu kugira ngo muze mutinga Mike mada Garamfre mutinga Mike uvuye kwandikira kami kugira ngo ngambane ariko yewe kumanura Liliose ntabwo nshaka kumanura Banyarwanda ngo yarahari kami hari Liliose wampuje nawe nta turi imbere nkakubwira ko ngukunda mu maso turi kuri telefone turi batatu yigeze antangira reputation nziza ko ndi umusore ufite igikundiro ukunditse nk'umuntu yari asanzwe azi nyine ukuntu bimeze winyura ngo nyine sheri mvugisha ukuri abantu babyumva nyine nibyo ngiye kuvuga yigeze ankorera reputation nzima ngiye gutangira ego akiduhuza sibyo se yego nk'umuntu waduhuje endi birashoboka kubera ko mwari muziranye kundusha nk'uko tutaziranye cyane yari kunyegera nyine akakuvugira sibyo ariko ntabwo ngiye kubeshya riri ntabwo byabayeho gusa sinigeze nk'uburokana nubwo yageze akumbwiraho Banyarwandakazi hari ikintu mutari kumva urakoze cyane uri umunyakuri ntimwumva thank you so much yakoze wabyumvishe Kabutindi narayitumye nguye arahari nabwira uwo kabyarawe nakunze mberayo mwavuganye biciye muri inde mwavuganye biciye muri naraguhase kana gwaruzi cyo ngwamagariye nje naguhaye inzira ntago zari kugutwara mu nzira naraguhatiriye mwumve rata mwumve ntabwo nigeze mu cyo mushakira naramuha mubareke mwumve kami ese umuntu aguha inzira ntabwo nari gutware kami ndababaye Mwese ngo ziki kumvikane ntabwo we nta kosa ufite aho byavuye ndahazi wowe nta kosa ufite niba uri ufite nari kubabarira ko ndagukunda urumva reka tugaruke kuri nyirabutisigiye naramwoheje ndamubwira nti uriya mukobwa kuri pano mumbabare kwanza mufungure kamera zanyu abantu baraho ndabasabye mufungure kamera none ntabwo nabahuje Godfa waduhuje utazi ko ngiye ko mukunda narakubeshe ndakubwira munzanire warambwiye ngo uramukunda wacabariza ko twavuye kuri pano nabwo ati uriya mukobwa kamikazi wabwiye ko muziranye muncire kuri pano mbwira ikintu mubaza aje bimubwirira uratungurwa mpita mubwira ko mukunda mubwira ko none se nigeze ngo sejana mvuga ko umuntu mubi none hano nabwiye kuri na ntuza wahise uceceka cwe yego murabona ko umuntu ibintu bitunguye ahita aceceka mbona ko bimubangamiye none uburetse gato nyuma yaho warambwiye ngo Godfather uri seriye nakubwiye ngo ikiririyo ibyo bintu warabimbwije twaravuganye nyuma niyo mpamvu tunaforo rega byahise bya bintu by'abanyarwandakazi kuberetse gato kubereka nyina tudaforo wingana ririyo